Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza kuri mwe mudema gukurikira gahunda n'ibiganiro dukomeza kugira tubagezaho umunsi ku munsi. Nubwo byakomeje kugira bigaragazwa ko ari inama yateranye igamije kuba yashaka ibyemezo by'abaturage, haragaragara kuri mangatanya hagati y'abayobozi bakomeje kugenda bagaragara nk'abarya ruswa mu maso yabo. Iyo barebye ubona ko mu by'ukuri ikimenyetso cya ruswa kibanditse mu gahanga, nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yabarebanye impwe mu maso ye, atangira kubatonganya cyane abaza impamvu mu by'ukuri batita ku baturage kandi arizo nshingano bashinzwe. Ahangaha harimo ikibazo gikomeye cyane nyuma y'uko abaturage mu Rwanda bamaze iminsi bagaragaza ko bafite ibibazo bikomeye cyane. Mu bibazo abanyarwanda benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko bafite harimo ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli. Ahangaha harimo ikibazo gikomeye cyane, nubwo abanyarwanda benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko ubwisungane mu kwivuza bwazamutse kimwe n'izindi serivisi harimo n'iz'amashanyarazi ndetse n'amazi n'ibindi bigiye bitandukanye bishamikiye kuri leta cyangwa se ku bikorwa bizanwa na leta. Haracyarimo ikibazo gikomeye cyane kuko nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, bamwe mu bayobozi batita ku bikorwa bashinzwe, hakanagaragaramo ikibazo cyo kurengana ku baturage, ari nabyo byakomeje kugenda bigaragazwa. Ndagira ngo turebere hamwe ibyakomeje kugenda bitangazwa, by'umwihariko kuri we udahwema gukurikira gahunda n'ibiganiro dukomeza kugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Nyaboneka birashoboka ko ari bwo bwa mbere wisanze ahangaha, reba hasi iyo video uremba warakanze subscribe, niba utarakanda subscribe itukanda subscribe undi ukora kufungura kuri yonze gira kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tukugezaho gatanu. Kandi nk'ibisanzwe nge nyita Mr John Fero, nanjye nkwite wowe bitewe n'ibice by'isi urimo bigiye bitandukanye. Tugiye kugaruka ku byakomeje kugenda bigaragazwa mu nama y'umutekano yari igamije kuba yashyira umutekano ku baturage bakomeza kugenda bagaragaza ko bakomeje kugenda bahutazwa. Nk'ibisanzwe aha wageze ni ku Rwanda rwa none, nguhaye ikaze. Inyuma yuko ari inama yahuje abayobozi ndetse n'abaturage hagamijwe kuba hakiga ibibazo byari bigamije kuba byakiga ku muturage, nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Topic kuganiraho ku bayobozi n'ibibazo by'abaturage yaje guhinduka, havukamo ikibazo gikomeye cyane. Ahangaha ari naho abaturage bafitiye ikibazo gikomeye cyane, nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ndatanga urugero, mu gihugu cy'u Rwanda haragaragazwa izamuka ry'amafaranga ya mituweli cyangwa se ubwisungane mu kwivuza, ariko nubwo aya mafaranga ari kuzamuka cyane, abaturage ntabwo bari gushishoza ubundi barebe se birakorwa gute. Nubwo kandi hakomeje kugenda hagaragazwa ko habaye ibiganiro bigamije kuba byahuza abayobozi b'impande zose, hakanahuzwa n'umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko nubwo bahuye hari hagamijwe kuba hafatwa neza cyangwa se hakiga umuturage. Nkuko kandi izi nyandiko zakomeje kugenda zandikwa, zakomeje kugenda zigaragaza mu guhereza iyi nama yateranye igamije kuba yashakira ibyemezo birambye umuturarwanda, yiswe igira uti umuturage ku isonga. Biragaragara ko u Rwanda rwita ku baturage, ariko nubwo u Rwanda rugaragaza ko rwita ku baturage, haracyarimo ikibazo gikomeye cyane ku bayobozi, kuko nubareba mu maso yabo baragaragaza ikimenyetso cya ruswa, ari nacyo cyakomeje kugenda gihungabanya umutekano w'abaturarwanda. Gakomeza kugenda hagaragara ibiciro bikomeza kugenda bizamuka ku isoko. Ibi byose ndaza kubihuriza hamwe nze kuba nabishyira mu ngingo y'imari ikomeza kugenda igaragazwa. Abayobozi baragaragaza kwikunda no kurya amafaranga y'abaturage. Ibi ngibi biraza kuba byagaragara ko project zitegurwa zose zitashyirwa mu bikorwa, bitewe nuko abayobozi benshi baragaragaza ko bakomeje kugenda bibagirwa kuba bakora ibikorwa n'imirimo ibareba, kubera ko nuza kuba wareba ubwabo barahagurutswa uburiko bwije nuko bukeye babazwa impamvu batita ku baturage, ariko kandi baragaragaza kujijinganya bagaragaza ko bibagiwe. Twibaze, ese ni ukubera iki umuyobozi ushinzwe kuba yakita ku baturage aza kuba yakibagirwa inshingano ze? Ntabwo harimo kwibagirwa, ahubwo harimo kuba babeshya barajinganya bagaragaza kwirengera cyangwa se mu kuba batakirukanwa ndetse bagakurirwamo no kuba bafunga. Kuko nimba waratorewe kuba wakita ku muturage, nta kandi kazi watorewe. Nimba wibagiwe umuturage, bigaragazwa neza ko hari akandi kazi cyangwa se inshingano ku giti cyawe wikorera utigeze utorerwa. Hano niho harimo ikibazo gikomeye cyane cyo kuba waraje ku kazi ariko kandi ukaba utagashoboye. Ibi ngibi biraza kuba byagaragaza ko abaturage bamwe na bamwe baza kuba baharenganira, ariko kandi uyu muyobozi we araza kuba yakwigwizaho ubutunzi. Twibagije ko abaturage bo bari guhonyangwa cyangwa se bari buze kuba bagaragaza mu kwicwa n'inzara. Urugero, ndaza kuba nagaragaza ko mu karere ka Kayonza harutse kuba hagaragara ikibazo cy'abaturage bakomeza kugenda bicwa n'inzara bitewe n'imiyoborere ikomeza kugenda igaragara kwida
badahwite cyangwa se abayobozi badashobotse baza kuba bafata amafaranga bagakoresheje ibikorwa byo kuba barengera abaturarwanda bakaza kuba babikoresha mu buryo bwabo. Ahangaha niho harimo ikibazo gikomeye cyane gikomeza kugenda kigaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akomeza kugenda abatonganya buri munsi ababaza impamvu bibagirwa inshingano zabo. Ibi byose ndagira ngo turaza kubihuriza hamwe, ariko kandi ndagira ngo tubashe kuba twaganira kuri mituweli cyangwa se turebe ibyabashe kuba byakanzirwa mu byakomeje kugenda bifatirwa mu nama igamije kuba yashyira umuturage ku isonga. Byose kandi birakomeza kugenda bishimisha abaturarwanda nyuma yo kubona ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda abitayeho kandi akaba abarebera aho batareba. Byose kandi biraza kuba byakicwa n'abayobozi bagaragaza kwikunda cyane bakaba bisesekezaho amafaranga yakarengeye abaturarwanda bakaba bayafata ubwabo bakayakoresha mu nyungu zabo n'umuryango wabo. Ahangaha harimo icyaha gikomeye cyane gishobora kuba cyasanga abayobozi mu by'ukuri barimo kuba bahanwa cyane, bitewe nuko n'abayobozi iyo bahakurikijwe ubona ko mu by'ukuri mu maso yabo bafite ubwoba neza mu bisubizo byabo bakomeza kugenda basubiza, ubona ko byuzuyemo ibinyoma byinshi cyane, bitewe nuko bakomeza kugenda bagaragaza ko barya ruswa kandi koko bikagaragazwa. Reka twibaze ikibazo kimwe gusa, ese ni ukubera iki umuntu ashobora kuba yatorerwa kuragira ihene ariko kandi izi hene kuziragira bikamunanira akajya kuba yakigira kwikinira gusa? Reka twibaze ahangaha, urugero watorewe kuba wayobora abaturage, ariko kandi kuyobora abaturage araza kuba hagaragaramo inshingano zikomeye cyane. Izi nshingano nizo watorewe gusa, nubwo watorewe izi nshingano ariko urimo kuzirengagiza ndetse n'ibyagatumye umuturage atera imbere byose wabikumiye, urangije urabyihezagiza gusa, ubundi b'abaturage bo wabibagiwe. Ahangaha niho harimo ikibazo gikomeye cyane kiri gutuma bimwe mu biciro bikomeza kugenda bizamuka buri ko bwije nuko bukeye. Urugero nshobora kuba nagaragaza ubwisungane mu kwivuza, ari naho tugiye kuba twakwinjira kuba twasesengura bimwe mu biciro bikomeje kugera bigaragazwa no kuba hagaragazwa ko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ashobora kuba yagabanyuka nyuma y'ibyemezo byakomeje kugenda bifatwa ndetse no kugaragara mu kurya ruswa abayobozi bakomeza kugenda bisesekezaho. Nubwo hakomeza kugenda hagaragazwa ko ubwisungane mu kwivuza mu gihugu cy'u Rwanda bwakomeje kugenda buzamuka cyane, ariko kandi harakomeza kugenda hagaragara ko hari gukorwa ruswa. Inama yateranye igamije kuzamura isonga ry'umuturage nk'uko yakomeje kugenda yitwa umuturage ku isonga. Biragaragara ko ubuyobozi bukuru bwishimiye kuba bwafatanya n'abaturage, ariko kandi b'abayobozi bato bo barakomeza kugenda bagaragaza ko bashaka gukira, ariko kandi bagakira binyuze mu mafaranga yakarengeye abaturage. Haraza kuba hagaragazwa ikibazo gikomeye cyane. Urugero mu gihugu cy'u Rwanda biragaragazwa ko umuturage uri mu cyiciro cya mbere azajya yishyurirwa na leta amafaranga agera ku 4,000 ku bwisungane mu kwivuza. Mu cyiciro cya kabiri ho biragaragazwa ko umuturage azajya yishyura 3,000, ariko kandi leta y'u Rwanda ikamushyiriraho amafaranga 1,000 nk'inyunganizi igomba kuba yasova uyu muturage. Ahangaha ni byiza, nubwo kandi ibi byiciro bibiri byombi bigaragara ko leta y'u Rwanda yoroheje, ariko kandi ibindi byiciro bitatu bisigaye byo birakomeza kugenda bigonga abaturage, bagakomeza kugenda bagaragaza ko byazamutse cyane bikaba umurengera. Mu cyiciro cya gatatu nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, ahangaha harimo ikibazo gikomeye cyane, ari nabwo abaturarwanda benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko barimo kurengana cyane. Ahangaha icyiciro cya gatatu biragaragazwa ko bamwe mu baturage bakomeje kugenda bashyirwamo, ariko kandi bimwe mu byangombwa cyangwa se ibisabwa kugira ngo umuturage ajye muri iki cyiciro cya gatatu biragaragazwa ko mu by'ukuri bamwe ntabyo bujuje. Ariko kandi nk'uko byakomeje kugera bigaragazwa, icyiciro cya gatatu turasanga umuturage agomba kujya yishyura 5,000. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko nta nyunganizi igomba kuba yashyirirwaho ivuye kuri leta ikaba yashyirirwaho uyu muturage. Twibuke mbere navuze ko icyiciro cya mbere leta y'u Rwanda izajya yishyurira umuturarwanda 1000 bigera kuri 4 byose ntagire n'igiceri c'10 ashyiraho. Icyiciro cya kabiri kandi umuturage agomba kujya yishyura 3,000 gusa, ariko leta y'u Rwanda ikamushyiraho inyunganizi y'1,000. Ibi byiciro byose uko ari bibiri biragaragara ko ari very clean. Ariko kandi icyiciro cya gatatu cyo cyahise kizamuka cyane, byose kirabizambya, ari naho hakomeje kugenda hashyirwa mu by'ukuri ko abaturage benshi bagomba kuzajya bashyirwa. Ahangaha haraza kuba hagaragara ikibazo cya politike cyane, kuko benshi nk'uko bakomeje kugira bisesengura. Urugero
The News Time yakomeje kugenda igaragaza ko nubwo ibi byiciro bibiri byakomeje kugenda bigabanyuka cyane, ariko icyiciro cya gatatu uza kuba wasanga abaturarwanda benshi ari naho baza kuba bakisanga, hakomeza kugenda hagaragara ko bashyizwe bose bagomba kuzajya bishyura ibihumbi 5 bakabyishyura nta ruhare rwa leta rushyizweho. Nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, icyiciro cya kane ho hakazajya hishyurwa amafaranga agera ku bihumbi 8, ariko kandi ibihumbi 8 bikishyurwa n'umuturage. Kandi mu by'ukuri uyu muturage washyizwe mu cyiciro cya kane haragaragazwa ikibazo gikomeye cyane. Nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, ahangaha harimo ikibazo cya politiki. Mu cyiciro cya gatanu ho nkuko byakomeje kugenda bizamuka cyane, bisa nk'ibyikuba inshuro 3 gusa nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, nakomeje kugenda nkomoza ko harimo ikibazo cya politike, kuko nuza kuba wareba umuturage wo mu cyiciro cya gatanu arajya yishyura ibihumbi 20. Nujya kubara ku rutonde rw'abazajya bishyura ibihumbi 20 mu Rwanda, uraza kuba wasanga batarenze abantu 1000. Tekereza abantu 1000 mu gihugu cyose cy'abantu bagizwe na miliyoni 14 zishobora kuba zazamuka zikagera kuri miliyoni 15, ariko hagakurwamo abantu 1000 bazajya bishyura amafaranga ibihumbi 20 gusa. Nubwo abaturage batari kureba, ariko kandi mu by'ukuri ntabwo bari gukoresha inyurabwenge yabo neza, barebe ko leta y'u Rwanda yabo itarimo kuborohereza. Nubwo uza kuba wareba ibiciro byakomeje kugera bigaragazwa byose, biragaragaza ko bigamije kuba byakorohereza umunyarwanda, kubera ko nuza kuba wareba imiryango y'abibumbye ikomeza kugenda igaragaza ko mu gihe mu Rwanda kigaragara abaturage bishyura amafaranga make y'ubwisungane mu kwivuza, ntabwo bagomba kuba bahabwa ubufasha. Ahangaha leta y'u Rwanda yakozemo politike ikomeye cyane yo kuba yazamura amafaranga, ariko kandi igashyiramo abaturarwanda bake cyane bagomba kuba bafite amikoro yo kuba bakishyura aya mafaranga. Ariko kandi bamwe mu banyarwanda benshi barakomeza kugenda bagendera mu kigare bagaragaza ko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda yazamutse. Leta y'u Rwanda yo igamije kuba yatuma hagaragara ubufasha bwo kuba bafasha abaturage bayo, ariko kandi abaturage bo basazi bakataje. Baragaragaza ko mu by'ukuri amafaranga yazamutse cyane, ariko nuza kuba wareba ibyiciro navuze haruguru, byaba icyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri, uraza kuba wasanga mu by'ukuri hagaragazwamo abaturage benshi. Ariko kandi waza kuba wareba hari abanyarwanda bagomba kuzajya bishyurirwa mituweli badashyizeho igiceri cyabo cy'ijana, hakagaragara n'abandi bazajya bishyura amafaranga ibihumbi 3 yarasanzweho. Ukabona ko mu by'ukuri ahangaha ari naho leta y'u Rwanda yakomeje kugenda igaragariza politike yo kuba yatuma abaturarwanda batarushywa. Nyuma yuko abaturage bakomeje kugenda bagaragaza inyunganizi zakomezaga kugenda zigaragaza ko bagomba kuba bagabanyura aya mafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, kuko baragaragaza ko ibiciro bihamye gutya yaba ari amafaranga y'umurengera. Abaturage barifuza ko amafaranga yanamanuka cyane akagera ku 1500. Nubwo benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko amafaranga yagera ku 1500, biragaragazwa ko bikiri mu nzozi cyangwa se ari indoto zikomeza kugenda zigaragazwa n'abaturage bakomeza kugenda bagaragaza ko ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda bugomba kuba bwagabanyuka bukaba bwagera ku 1500. Nkuko nakomeje kugenda bikomozaho, biragaragara nkaho bikiri inzozi, ariko kandi bamwe mu bayobozi barakomeza kugenda bishyigikira bagamije kuba bafatanya n'umuturage, nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa mu nama igamije kuba yagarura umuturage ku isonga. Harakomeza kugenda hagaragazwa ko bigomba kuba byashoboka umuturarwanda akaza yishyura amafaranga 1500. Byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ese ko tubona ko amahanga yakataje agaragaza ko nimba abanyarwanda bakishyura ibihumbi 3, haracyarimo ikibazo cy'uko batagomba guhabwa ubufasha, bitewe n'uko ku rutonde rw'ibihugu bigomba kuba byafashwa bindi haragaragara izamuka